nubwo nta buzima ubona ufite, nubwo ubona nta cyerekezo ufite, ariko naje kugutangariza ngo Yesu agufitiye imbabazi. Ndashaka kukubwira ijambo rimwe rivuga ngo nubwo ntawe wakwitayeho, nubwo ntawe ukureba, ariko Yesu aragukunda. Haleluya! Yesu akwitayeho. Afande ufite inyenyeri hariya yicaye, kandi dore yafashijwe ari no kuzunguza umutwe tipye, kandi aricaye. Uwagitifu we yaje kuranabyi, muvuge ngo amen. Icyubahiro wabuze Yesu ajya kikugarurira iyo wamwemereye, muvuge ngo amen. Yesu niyamamare. Afande ufite inyenyeri hariya yicaye, kandi dore yafashijwe ari no kuzunguza umutwe tipye, kandi aricaye. Uwagitifu we yaje kuranabyi, muvuge ngo amen. Icyubahiro wabuze Yesu ajya kikugarurira iyo wamwemereye, muvuge ngo amen. Yesu niyamamare. Ubuzima gahunda jene Imana imuhe umugisha. Haleluya. Haleluya. Abana bari inyuma ku mutaka wa MTN. Haleluya. Oya niba nshaka kumva. Abana bari inyuma ku mutaka wa MTN. Haleluya. Simwebwe se ndimo mbwira abana bacu. Haleluya. Haleluya. Yego. Imana yarakoze ko yaduhaye n'abana, kandi abana ni umugisha uva ku Mana. Kirana nguko yari amaze kubivuga, ariko yabivuze neza ko muri uyu mugoroba twimuriye iteraniro mu mudugudu wa Gikundiro. Abanyagikundiro si byiza se? Muri abanyagikundiro, niyo mpamvu twimuriye iteraniro ryacu twagombye gukorera hariya, turyimurira hano ku mpamvu zo kubakunda, ku bufatane bwacu ndetse n'ubuyobozi bwacu bw'umurenge wa Niboye. Twaje kubana namwe muri iki gitaramo cy'indirimbo n'ijambo ry'Imana. Reka rero twakirane. Intego yacu niyo kugira ngo twongere twibukiranye urwo rukundo Imana yadukunze. Uko twari tumeze kose, Imana itugirira icyizere tutari dukwiriye. Turubona ko yakiri muri iki gitabo ubutumwa, urwandiko rwa Yohani rwa 3 rwa mbere, inzandiko ze ibice 5 umurongo wa 10. Ndasoma kuri ayawe. Uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba yise ise w'umunyabinyoma. Amen. Amen. Uwizera iki? Uwizera umwana w'Imana. Kandi nibyo bidukwiye ko twizera umwana w'Imana, ariko tumwizera kubera yuko ari we wabanje kutugirira icyizere. Aradukunda tutari beza, adukura habi. Turaza kubyumva. Ni igiterane twateguye cyo kugira ngo twongere twibutse yuko hari abantu bakibaswe n'ibindi bintu baza kuvuga biti biyobyabwenge. Ejo narimo ngenda hano ngo tugere hirya hariya ni nko muri metero nka 300 naho tuhasanga umusore mwiza aryamye mu muhanda saa 5
aryamye mu muhanda. Noneho ndamwegereye ndamukomangiye. Uwo twari kumwe mugenzi wanjye twari kumwe umudiyakoni n'undi muyobozi atabwira ati uri muri ibi se ko arimo kumva. Ati yaba warugivuze mu yindi mvugo yabo sinyizi. Niyo mvugo sinyizi. Ntabwo ashobora kumva ahubwo yakubwira ibindi. Kwaje rero kubataramira kugira ngo twongere tubibutse ko Imana ikibakunda. Reka twakirane rero nkuko amaze kubivuga n'umwanya wo kwakirana. Turishimira yuko uyu mwanya ku bufatanye bwacu n'ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'ubw'akarere n'umujyi wacu wa Kigali, urabizi ko uyu munsi mu itorero rya ADEPR mu masite atandukanye dufite ibi biterane. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka twakirane rero, reka twakire n'ubundi abakozi b'Imana turi kumwe dukorana umurimo w'Imana. Pastor Ruhanga ahaguruka dusuhuze tumwakire. Amen, amen. Reka twakire n'ubundi umuyobozi wacu w'umurenge wa Niboyi ahaguruka dusuhuze anatwerekere n'abandi bashitsi bazanye. Mwiriwe, Yesu nashimwe. Bafitiye icyizere ko hari uyu munsi muri budufashe kuvuga ubutumwa murindi jwi. Aha muri Gikundiro ni iwacu nk'umurenge, naho dukorera inteko z'abaturage. Inteko z'abaturage ni nk'ikindi giterane cyane. Namwe mujye mukizamo icyo giterane kiba buri wa kabiri nyuma ya saa sita. Sibyo yemwe? Namwe muzaza, ndavuga bo mu rusengero haruguru. Kwa kabiri muzajye muza. Tuganira rero mu ijwi ry'ivuga butumwa, nabwo tubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwo kureka ibyaha, bakicungira umutekano, bakareka ibiyobyabwenge n'uburaya, bakajya mu kazi, bakajya muri mituweli, bakabaho neza, roho nzima, umubiri muzima. Wari umwanya rero kutwakira. Reka nanjye ngira umugisha wo kwakira Fande turi kumwe nawe, ni umukozi w'Imana. Imana ihaye inkoni mu bundi buryo, nawe abasuhuza. Ni karibu muhoza. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Murakoze, nishimiye kubabona. Nitwa Superintendent Irene Umuhozari, nkorera mu karere ka Kicukiro, nshinzwe community policing. Community policing ni ubufatanye bwanyu na polisi hagamijwe gukumira no kurwanya ibyaha bitaraba. Rero murumva ko bihuza n'isanganyamatsiko y'uyu munsi ko intego yanyu ari ukurwanya ibiyobyabwenge. Murakoze cyane ngo turi kumwe. Abahanzi babiri reka baze hano imbere nabo bari buze kuturirimbira indirimbo zijyanye n'iki giterane. Reka baze imbere nabo badusuhuze. Baranabibwira. Haleluya. Uzamura amaboko turamukanye mu izina rya Yesu. Baje kuvuga ijambo rivuga ngo mugire amahoro y'Imana. Nitwa Jean Paul Kimanuka, nkaba umuvugabutumwa uririmba akanabwiriza. Mbarizwa muri paruwasi ya Kicukiro ku itorero rya Rwabutenge, aho ncumbitse ni Kagugu. Hanyuma mu ivugabutumwa ryo kuririmba bikorana n'uyu mukobwa wanjye w'imfura. Iyo riravuga ngo menyereza umwana wawe inzira akwiriye gucamo, azarinda asaza iyo nzira atarayivamo. Hanyuma rero reka nawe mwakire abasuhuze, abibwire ku izina gusa, hanyuma ibindi ni mu kanya turi buze gukora ibintu bikaze cyane. No kumva ijambo ryawe. Wavuganye n'umuhanuzi Yeremiya bamubwira ngo uruziki yaragatirwa n'umurinzi, bagwanguroye neza kuko nindi ijambo ryanjye urisohoza. Ijambo ryawe uraririnda, uryibuka ibihumbi.
kandi kuko imvura na sherege bimanuka bigatosa ubutaka, niko ijambo ryawe ritazagaruka ubusa. Dukeneye ko rikora ku mitima y'abantu uyu mugoroba, ntabwo rishobora kugaruka ubusa. Nubwo abantu baryumva bakina bagira ngo ni ugukina ni uguseka, ariko ijambo ryawe rifite imbaraga, rifite ubushobozi, rifite ubwenge, rizi kurondora neza ibitekerezo mu mitima. Urakoze kubana n'umwigisha ku bwa Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Hejuru y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye. Haleluya! Ari hejuru y'abahanuzi, uwo mwamara utimfura zo mu isi, mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe n'ibiganza bye. Hejuru 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 y'abami ndetse n'abatware, hejuru y'abakomeye, hejuru y'ibizima n'abamarayika hariho Imana ikomeye. Amen. Haleluya. Katubanze dusome ijambo ry'Imana. Tubona hano muri Yohana ibice byaho 8, turahera ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu Kristo, muvuge ngo amen. Abaje gusenga haleluya. Abaje gutaramira Yesu haleluya. Abazajya mu ijuru haleluya. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 8, kaduhere ku murongo waho wa 2. Yesu ajya ku musozi Elayono, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero. Abantu bose bazaho aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati, baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko ye yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha abe ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi, nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega. Basohoka urusorongo, uhereye ku basaza ukageza ku uheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari ntawuguciriyeho iteka? Ati, ntawe databuja.
Yesu aramubwira ati nanjye singuciriyeho iteka, genda ntuzongere gukora icyaha. Muvuge ngo amen. Murihanganira ukuntu nasomye naho ndetse n'imbaraga z'Imana ukurikije. None se ubwo nari kubona umwanya wo kujya kunywa muri ture, nkabona n'umwanya wo kujya kwiga. Yesu niyakoze rata, nanjye nirinze ko hari umuntu wansomera ndisomera. Ntabwo mwumvise ibyo somye? Muvuge ngo Yesu niyamamare. Haleluya! Numugabo Yesu, numugabo, numugabo w'intwari, numugabo Yesu we. Yesu amen. Amazina ni Twize Jacqueline, ndi umugore. Yesu yangiriye neza angira umugore. Yesu ashimwe. Hanyuma ndi umukristo. Iri jambo iyo ndivuze numva ari fieri. Ndi umukristo, ndi umukristo, ndi umukristo. Haleluya. Muririmbyi w'108 afitemo igitero yaririmbye aravuga ngo nge ndi umukristo. Aravuga ngo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye kandi ngo kinyibagize ibyago bingahe byose. Haleluya. Ndi umukristo rero. Paruwase yanjye ni hariya ku Muhima, itorero ryanjye ni ku Munini. Twahoze turi Nyakabanda, bigenze kuriya twese tujya hehe? Ku Muhima. Rero nshimiye Imana. Haleluya. Nshimiye Imana, nimufashe umuntu wese wageze hano amfashe tuyikomera amashyi y'Imana. Ayo mashyi n'ibara y'Imana yongere n'ayandi. Nta kintu bitwaye yikomera amashyi. Haleluya. Nshimiye Imana yaduhaye iki gitaramo cy'abera. Yesu nashimwe. Nshimiye n'itorero ryacu. Itorero ryacu ndarikunda kuko riturera neza. Ndarishimiye kandi kuba by'umwihariko hano mu Nyakabanda ndi umuntu watoranyijwe wo kuza kuba muri iki gitaramo cy'abera. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Nshimiye ubuyobozi bwacu. Haleluya. Abo nabura kubushimira. Imana ibaha umugisha. Kandi ndabukunda ubwo bacaga hangacaha, ubu ngubu dusigaye dukundana. Haleluya. Ubuse nimubareba aho bicaye hagira unkoraho noneho. Kandi muzagira unkoraho. Haleluya. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Kandi ibi bintu bajye bakomeza babidukorere kuko natwe niho twaturutse. Haleluya, haleluya. Hanyuma aya magambo y'Imana dusomye ni ijambo rimwe nshaka kubabwiramo, ntabwo ndi bubatindire nimuhumure, ariko niyo nanabatindira mbabwira Yesu nta kintu bitwaye kuko twabaye mu tubari tumarayo iminsi 3 twicayemo kandi ntihagire ikintu bitumarira, ariko ubu turi imbere ya Yesu. Haleluya. Ibi ni ibintu tubabwira bikabagirira umumaro mwebwe n'abazabakomokaho. Muvuga ngo amen. Iyi ni imbuto itabora. Yesu nashimwe. Ndashaka kukubwira ijambo rimwe rivuga ngo nubwo ntawe akwitayeho, nubwo ntawe ukureba, ariko Yesu aragukunda. Haleluya. Yesu akwitayeho. Nubwo ubona nta cyerekezo, nubwo ubona nta nzira, ariko turashimira Yesu. Haleluya. Aho ababyeyi babuze, aho abakuru babuze, aho inote zabuze, twabonye Imana. Mukomere Yesu amashyi. Ayo mashyi ni aya Yesu. Muvuga ngo amen. Uyu mugore dusoma ibiri tubwiye ko ari umugore yari yarahuye n'umwaka utsindagiye nk'uwo nari narahuye nawe. Yacuruzaga kunjenje kandi akayicuruza mu gihugu bitemewe. Ufite ikihe kibazo? Yesu yamamare. Imana ishimwe. Umunsi umwe ngo Yesu ari mu rusengero, ngo bafashe wa mugore bamushyira Yesu, ngo baramubwira ngo yewe Yesu we, uyu mugore tumufasha asambana kandi amategeko ya Mose aba turi kumwe. Haleluya.
avuga ko umuntu dufasha asamba nta kindi kintu uretse kumwicisha iki amabuye. Ibyo bintu rero ngo babibwiye Yesu nta yindi ntego bafite ngo ari ukugira ngo bagerageze Yesu barebe icyo ari bukore. Yesu rero ntabwo ajya buri icyo akora. Muvuge ngo amen. So wanyu byamucanga, umugabo wawe byamucanga, umuryango wawe babura uko babigenza, ariko duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya! Ntabwo Yesu ajya buri icyo akora. Yesu abitegereje kuko atajya yerekwa, ahubwo areba mu mitima y'abantu akayisoma ngahita we yiyandikira hasi. Hagati wa wundi waje amucakiye arebye ku nyandiko ya Yesu asanga mu kwezi kwashize abatari kumwe mu ngo bena asanga niwe bararanye, ahita kinabiro karirukanka aravuga ngo batafatira. Uwafashe hano muri uku kuboko iyo mvuga Yesu numva ndyohewe, mwamukomeye amashyi y'umugabo. Uwafashe mu kuboko kw'ibumoso nawe ahageze abona mu cyumweru cyashize niwe wari wamuhonze 10,000 nawe kinabiro kariruka. Wa wundi waje avuga ati baramufashe arebye ku nyandiko ya Yesu abona niwe bari kumwe, aravuga ati ahubwo nuko bangiriye akabanga ntago mba narenze umutara. Mwakomeye Yesu amashyi. Yesu ni amamare. Ndamwinginga ngo uzambabarire unkuremo uyu mwuka ndi kukuvuga. Muvuga ngo amen. Ibyo bintu byose birangiye bishize ngo Yesu arunamuka abaza uyu mugore wicuruzaga wari indaya, aramubaza ngo ndetse niko mada abantu bakuregagura bareba, aramubwira ati nta n'umwe mbona databuja, abanciraga urubanza nta n'umwe ndi kureba. Yesu aramubwira ngo ngaho jye ntuzongere gukora icyaha. Muvuge ngo amen. Mukomere amashyi Yesu. Nubwo nta buzima ubona ufite, nubwo ubona nta cyerekezo ufite, ariko naje kugutangariza ngo Yesu agufitiye imbabazi, Yesu agufitiye urukundo. Muvuga ngo amen. Kandi byananiye abantu Yesu arabishoboye. Muvuga ngo amen. Yewe nabayeho mwamvugiye ngo amen abari hano. Ndavuga bari hano muvuga ngo amen. Nabayeho wenda reka mere menye ubwenge. Namenye ubwenge mama wanjye yapfuye muri ibi byago igihugu cyacu twagize. Apana na barumuna banjye na murumuna wanjye umwe na musaza wanjye. Bagwa ahantu muri Kiliziya y'Inyamasheke, nanjye niho narindi Yesu ankura. Mukunkuramo Yesu yarandokoye. Muvuge ngo amen. Abantu rero hari ubuhamya mufite mwabitse mutakivuga, ariko Yesu ni yamamara. Nta wundi wabikoze. Burya niwe wabakuye muri za Kongo abagarura mu gihugu cyanyu. Muvuge ngo amen. Nanjye arandokora. Nari ndaho ngaho cyakora ndahakomerekera ariko mvayo. Papa yashatse undi mugore, ntibyaba ngombwa ko dushobokana kubera iyihe mpamvu. Ntabwo nagenda ntababwiye iyi mpamvu. Najyaga nkundana n'abana bakambwira ngo ntukemere kurerwa na mukaso wa murezi, ngwino tujye kugushakira akazi ko mu rugo, ugende bazajya baguhemba 30,000 ujye uzubakandagira ubareba mu bwonko. Igihe kimwe nza kumva inama yabo ndayemera, ndagenda bankura ahantu bita Karama niko hitwaga, bangeza ahantu bita Inyamiryose, n'ubu niho iwabo w'amaniga n'abajama. Kumbi wa mukobwa wabimbwiraga yari bici ntabizi. Ubwo ibigabo by'ibihehesi bimwe Bibiliya yita imbwa byajya bindeba, njye sinarinzi iyo biva n'iyo bijya. Byandeba bikavuga ati dore akanyogwe we, yewe data we. Nari mfite imyaka 13 nibwo natangiye ubu bici. Kuri 13 nagutwaraga umugabo ukaririmba urw'ubonye. Ntinya kubivuga
nabaga ndi imbere y'abana ariko Yesu wanjye niyamamare Yesu niyamamare ubwo muri uko kurorogotana naje gukubitana mu nzira n'umugabo umwe nari mfite 13 afite 45 abo bita bashuga mami igihugu cyacu cyamagana ndetse na Yesu naga bikunda ibyo bintu yambonana na wa wundi akagira ngo nanjye nindaye umugabo umunsi umwe arambwira ngo ngwino usure kandi urumva iyo ndaye ubwo twagendanaga ni mu ngangi nabayeho imbobo igihe gito ni mu ngangi nzari dukubita ibintu bimeze nabi uwo mugabo arangobeza arambwira ati ngwino usure ngeze iwe mba ndahagumye angira umugore w'imyaka 2 umugabo w'imyaka 45 ku mwana w'imyaka 10 n'itatu umugabo amaze kunyangiza murabe mwumva mw'abakobwa mwe murabe mwumva mw'abasore mwe amaze kunyangiza nyereka munsi y'ikirenge ubwo nahise ninjira uburaya official nkora uburaya ariko nagabi arigerera abantu babivuga mukagira ngo ni ibintu bira nakoze uburaya burimo n'ubucuyi najyaga njya kuraya nitwaje toronovisi cyangwa urwego ndabyibuka igihe kimwe ninjiye muri Sky daraceza kiriwe nzenze kiriwe yaya ngiye kubona mbona hari umugabo mpafotse araza turawuceje we mu gitondo mbona aranganyanyijije mu kandi kabari yafase nk'uyu mugabo ko nagiye gukorera inoti ubundi ari mu biki icyo gihe nta rwembe nari najyanye nahise ngenda ndacomoka ndarugura muzajya mwihangana nyine narababwiye ngo iyo umuntu mumaranye iminota 30 basha kumenya aho yaturutse naracomotse nyine ndagenda njya kurugura ndangije kurugura ndaza ndamwegera nkajya mwana ariko hani mbega bya bindi nyine bababwira babashuka kandi kugira ngo babakure amenyo n'ibijigo babirindure ariko ndamwegera negera ipantaro yiwahira ndangije fata rwa rwembe ndayikata nkataho telefoni ndahaguruka ndigendera nari umunuke ku buryo ngendana utunini nakubonaho amafaranga nkahita gushyiriramo akantu ka arabwenge ugasinzira kugira ngo mbone uko kugucomora bimwe uriya yavugaga ariko turashimira Yesu haleluya mpamvu nabaririmbe kariya karirimbo kavuga ngo yandutiye bye na za mitsingi barata mukomere Yesu amashyi aragahora ku ngoma nibutse igihe kimwe nigeze nywa ganja murayizi abazi ganja planta mugere gutya ndende ku maganja mwana ninde uzizi akasha mwesho namubonye n'abandi bari kumisha barazicomye n'umwero rumogi bita Sangirene ndashimira Yesu wankuyeho gusara Sangirene maze kuyinywa maze kuyuzuza ngeze hano Nyamirambo ku murenge Singi zirangira ngumva mwana indakumva niga ati se waba wumvishije ikibuno wameze mwana ari swingi ziri kunganira ndazibwira ni nacyumvishe mwana nawe ubwo se ndageraho muguti ndashimira Yesu wankuriyeho gusara haleluya kagiye nani ikibuno nagiraga ubunenda guturika Yesu yagize neza ni mu muhereza icyubahiro haleluya ziranganga ariko mwana ntukajya uba babisi ufata itako rimwe uriterure urigeze hariya nubongera ugaruka utora irindi itako ukagira ngo n'udufuka tw'ibijumba ndi kugenda ndepoza icyo gihe nari mfite imyaka 15 ndabashimira Yesu wangaruye mu buzima haleluya amubwira itangazo humura uriya mwana wawe Imana yamugufatira uriya mugabo yamushyira ku murongo muvuga ngo amena reka mureka dusenge gusa turwanye ibiyobyabwenge nabonye Yesu ashoboye uzi ukuntu bamfungaga baramfunze nageraga ahantu bita kwa Kabugafari nkumva ngeze mu rugo nta bintu byinshi nahita asanga indaza yo nabwo ati dereba n'abaniga banjye mwana kandi arinda n'ibihene
nagera hano bundi hano indaya ziri kwa Kabuga bahita ku mubumba ati ndacomotse ngeze ku mubumba ariko numvaga ameze nk'umushyitsi mu kanya nibugere kwa Kabuga narakubiswe ndahanwa kugira ngo ngororwe njye ku murongo ariko biranga ariko Yesu ahageze umukomera amashyi ibintu byose biremera Yesu niyamamaye Yesu yarahageze ubu murabona mberewe no gucuruza kunjenje umugore mwiza nkanya Yesu ashimwe nari nzi ko ntari bubashe kubareba ariko hano hantu ndabona hegutseho gake murabona uyu mugore ureshya atakwiriye kwicuruza cyangwa akwiriye kuvugira Imana Yesu niyamamare Yesu niyamamare kandi ndamubashimiye navuye muri ubwo buraya nta sida ndwaye ariko n'abazirwaye azibarindiramo Yesu ashimwe haleluya n'abazirwaye Yesu azibarindiramo turashimira Imana yadukuriyeho ubuzima bubi nk'ubwo ngubwo najyaga nk'intore ndabyibutse na kawenda mbabwira ku bundi dusenge intore mbega intore yaryohaga niba hari n'ibintu nihamye bikangora nisigara bita intore najyaga nyitumura ikanukaho hano mu bitugu kubera agatuza kari karashwanyutse ikagenda inukaho mu bitugu nkajya mu kabari nkanywa inzoga iminsi 3 bimwe nababwiye nkataha nagera iwanjye nkarwara amacinya hanyuma ibice zikabona maze iminsi 2-3 buri daya zirakundana kandi buriya umuntu wese unywa ganje umuntu wese unywa swi azi ko twebwe turi Abababiloni niyo tureba aravuga ati ndareba Abababiloni mwana ashobora no kugenda akinjira mu nzu yawe yihagiye sanga irene yiwe kavuga ati iriya ni Babiloni ntaginde akaba aragiye afashe televiziyo yawe arayishikuje arisohokeye uyu ni babisi mwana ndashimira Yesu wangaruriye ubwenge ku gihe haleluya indaya zikaza kundeba zamara kundeba zigasanga naheze mu nzu nyuma yaho zikaza na byeri ibaza nawe umuntu wishwe na byeri akarwara amacinya nabo baza kumureba bakaza bitwaje byeri bazingu bitarebyiri nkahita ahita urumva bamucuranze nkahita ncamoka nkagenda nkajya gutega ndashimira Yesu ko nizitagira imbere Imana zikomera isazi haleluya Yesu niyamamaye ariko niba hari ikintu nahuye nacyo kikambabaza ni ukubibica ikintu wambaza ngo ni igiti cyakubabaje mu buzima nakubwira ngo nta kintu cyambabaje mu buzima nko kuba indaya uzi gufata abagabo 3 icyarimwe ukabinjiza muri shamburete kandi bagiye muri kariya kazi ari 3 iyo foto uri kuyireba uzi gufata abagabo 10 icyarimwe umwe asohoka muri shamburete undi yinjira turashimira Yesu ko aho twari dupfiriye yahaturokoreye haleluya narababaye ariko ndashimira Yesu yamaye umunezero muvugire ngo amen mwongere mumukomera amashyi Yesu haleluya ni umwami mwiza nawe uwanye nawe niyo mpamvu buriya mubona indaya zigira ubucuyi zigira ubugome nazo zihura n'ibintu byinshi bizibabaza ngaho se ziwanjye mbone waho bagiye nahitaga mfata imyenda yawe kandi njye nitwaga banzu yame nitwaga kana gato banzu yame ngafata imyenda yawe nkahita nyijabika yewe data we mu mazi reba rero umugabo nk'uyu yaje kwa maraya bagafata imyenda ye bakayitosa mu ibase yuzuye amazi n'iyi kositimu n'iyi congo byose bigatota ubwo azahava ate nta muwe bagufitiye ibyaha ni urupfu igifite umumaro ni ukwemerera Yesu w'umwami w'umukiza akakuyobora haleluya kandi se kambabaza hari igihe tuvuga ibintu bakagira ngo ni igipimo cyangwa bakagira ngo hari ikindi kintu tugamije ubu ngubu iyo ubona njye wabaye makanga afande ufite inyenyeri hariya yicaye kandi dore yafashijwe ari no kuzunguza umutwe tipye kandi aricaye
uwagitifu we yaje turanabyina muvuge ngo amen. Icyubahiro wabuze Yesu ajya kikugarurira iyo wamwemereye muvuge ngo amen. Yesu niyamamare. Yesu agirira impuhwe uyu mugore aho bari bagiye kumuterera amabuye ahabonera ubuzima, aho bari bagiye kumwicira Yesu ahamubera urukundo, amuha Kaya yateretswe n'abagabo baryamanye, Kaya yateretswe n'abo yacomoye, Kaya yateretswe n'undi muntu uwo ari we wese. Yesu arayimwereka aramubwira ngo ngaho genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Tugiye gusenga Imana. Data waba uri hano, Imana yatugiriye neza, Yesu waturokoye. Iri tangazo ntabwo nabura kuritambutsa. Uyu ni umugabo wemerera Satani yaguhenda guhemba ingumi, yaguhenda guhemba kugukuramo amenyo, yaguhenda guhemba njonogo, yaguhemba guhemba kukwiba, ariko Yesu aguhemba superi. Muvuga ngo amen. Ubwo mwabibonye mwabaye muti muvuga ngo amen. Ubundi aba bagore ntabwo ari beza. Muvuga ngo amen. Iyo aguhenda guhemba shu kaguha Kaya, yaguhemba kakurera abana. Muvuga ngo amen. Yaguhemba kaguha gutwika ukabyara. Muvuga ngo amen. Nta kintu cyiza ngo gutunga Yesu. Muvuga ngo Yesu ni mwiza. Muvuga ngo Yesu ni mwiza. Kandi araguheka akaguhekana n'umugabo wawe, akaguhekana n'abana bawe, akaguhekana n'umuryango wawe. Niba byumva mukomera amashyi. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga Imana. Turi kurwanya ibiyobyabwenge. Nta kintu cyiza twigeze tubona mu bubici. Bari batwishe, igeze jyana n'umugabo. Ayiwe data we. Umugabo arambwira tumva rero mubwire. Yewe nyine yari yabanje kunyishyura, ndangije ndamucomora. Iba yaranzanaga yiterabwoba, arambwira ngo mva wabiciwe, nutamereza inote zanjye wibye, uriya indaya zipfa nabi, nutama inote zanjye ndakwicira. Ahita anyereka ikimenyetso koko yanyicisha. Bitangira ubwoba ndayamuha, nayo yamponze arasubirana. Kandi sha akazi nagakoze. Ubwo ntabwo narindushye. Turashimira Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Narindushye bizibyaha n'ibicumuro, ariko Yesu agarutse ahangirira neza. Waba uri hano muze utwisunge, natwe twisunge Kristo. Waba uri hano ukamushaka agakiza, ubuzima Yesu yadushyizemo nawe ukabubamo ukumva ukuntu Yesu aryoha. Yesu araryoshye kandi ambereye mwiza, aruta ubuki. Yesu aranyuze. Ujye ubwira Yesu kureba neza. Haleluya. Umubwire guseka neza. Haleluya. Ya Yesu yarebye ibyawe n'agabisiga uko byari biri. Ya Yesu yumvishe ibyawe muyobozi wacu n'agabisiga uko biri. Anemerera ugashyiramo umukomera amashyi. Yesu nemerere maze urebe ibyo agukorera, kandi nyuma yo kukugirira neza n'umubiri akaguha byananywa. Ubu iyi myenda nambaye uko ndeba byavuye i Burayi. Narinde ubu nitwa Mama Haleluya TV. Narinde wo gutunga televiziyo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ugenda amen. Ujye mwandika Mama Haleluya TV, nzajya umbona nahaserutse ndi kubabwira Yesu wapfuye akanazuka akazaza no gutura itorero. Muvuga ngo amen. Turahari tudatinze. Mugire gutya musengere. Yego Imana ikwihera umugisha rata. Yabwira abantu ngo umuntu areka imvura ikigwa. Iyo imvura imaze guhita ntabwo uba ukiretse, kuko imvura iba yahise nyine. Waba uri hano muri iki giterane, igiterane Yesu yateranyije ku bwawe, igiterane Yesu yazanye kubwo kugukunda. Mugire gutya tugufasha gusenga Imana. Imana ikwihera umugisha. Iyizire hano wowe ubyemera iyizire. Wowe wazamuye ikiganza mu Imana musenge. Nimuze tubasenge, tubasabire Imana imbaraga.
zirashira imbaraga z'amafaranga zirashira niba hari ikintu cyiza kiba mube muretse nk'abacuranzi ibi bintu nta bintu by'ibipindi bibibamo dukeneye ko ubugingo bw'abantu bukira bukarokoka haleluya ndababwire hari ahantu umuntu atarenga adafite kirisitu niba wumva ushaka kwakira agakiza ukaba warabivuyemo warabihozemo ukaba warabivuyemo kandi warakoreye Imana ukaba warutaranabijyamo n'umunsi warimo ngwino tugufashe gusenga niba hariho umuntu yakira akaba yakira ikintu gikomeye ni ukwakira Yesu iyizire rata sheri wanjye oya humura nta bashitani mfite muze dusenge muze twingingiye Imana itugirire neza Imana izagusiga Imana izagukarabya Imana usurabona twe twakurikiye Yesu twarayobye twarasaze ariko twabiboneyemo inyungu twabiboneyemo icyubahiro twabiboneyemo agaciro nawe ngwino winjire mu rugo rwa data inyuma ni habi kwa satani ni habi ngwino winjire niba wumva twagusengera ihute abatambyi bakurambikaho ibiganza ihute bagusengere nawe Yesu akureho uwo muvumo akureho ibyo bintu byose bikuzitira bizakubuza kujya mu ijuru tugiye gusenga Imana batwinginga umushumba n'ijuru umuntu umwe iyo yihanye umuntu biravuga ntacyo bitubwiye urabagabo nagana gutya ijuru ryahawe icyubahiro kandi ryanezerewe ku bwabo reka twinginge umushumba wacu abasengere turacyategereje nawe ngwino nawe banguka wihute mubanguke mubahe inzira baze ni umunsi w'agakiza ntukererwe ngwino hano tambuka turabategereje muze abana bato mubareke bariya abana bato turabasengera ukwabo